iyo wiyibagiwe ushituka witanze. Bajya baca umugana ngo igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, nibyo nashatse kuvuga. Iyo wiyibagiwe uri we kwitanga ashatse kuba no nuko wishyira ku karubanda. Umuntu wari igihe ngatwara icumu ry'umwami nawe akishyira akakiregeshwa. Bene abantu benshi bazito dukeregeshwa biyongereraho. Naho twafatanya umusaraba, naguma kwishima nkajya gusenga nti ume kukwegera Mana yanjye, naguma kwishima nkajya gusenga nti ume kwegera Mana yanjye. Yesu nashimwe cyane. Tubahaye ikaze kuri Kebuka Iburyo TV. Aya masaha turi imbere yanyu kandi turi imbere y'Imana. Turabakiriye kuri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tunejejwe no kubana namwe, murabumaro, turi hano ku bwanyu. Imana y'amahoro ibarebe neza. Twihanganishije ndetse tunakomeje umuntu waba ufite ibibazo muri no minsi, kandi wishimye akomeze yishime, Uwimana yagira neza muri no minsi nawe akomeza y'icyubahiro, ndetse niba ufite n'ibindi byishimo byawe wishime rwose. Umuntu wese mu mwanya arimo amererwe neza cyane. Ariko tubwira abantu ibitameze neza ubyihanganire, ibyo washakaga ko byaba bitabaye wihangane kandi urushaho gukomera. Rero nimbarwa bukeye Mugisha Jean de Dieu muri kumwe n'ubundi nkuko bisanzwe, kandi nta kindi kintu Kebuka Iburyo TV ibereyeho kugira ngo umuntu wese abone ibihumuriza bimugezeho, bimusanze mu rugo, bimusanze ahantu yibereye, kugira ngo arusheho kumva ijambo ry'Imana n'icyo Imana ishaka kuvugana nawe. N'ubundi rero tumaze igihe kinini tubana kandi dukora byinshi byiza. Turabashimira ko mwagiye mudukurikirana, mwagiye mubana natwe, mwagiye mudushyigikira, ababitumenyesheje, abo tubona yuko mwadukurikiranye, mwese Imana ibaha umugisha. Uyu rero n'undi mwanya mwiza cyane twongeye kubona amahirwe yo kuba imbere yanyu n'imbere y'Imana dusangira ijambo ry'Imana, kuko amagambo y'abantu twarayumvise badusezeranya ibintu ntibabisohoza. Imbaraga z'abantu twarazibonye zirangira, ariko iz'Imana twiringiye zo ntabwo zijya zirangira, nta nubwo bijya bicika intege, nta nubwo bijya biva kuri pause, nkuko abantu bajya bakora ibintu ibyabo bikarangira ndetse bigata n'agaciro. Ariko iby'Imana twiringiye byo ntabwo bijya bita agaciro, ndetse ni nayo mpamvu duhora tuvuga ngo Imana y'ibihe byose, Imana y'imbaraga. Iki gitondo, uyu mwanya, iyi saha n'uyu munota, wowe ubonye umwanya n'amahirwe yo kuba wareba kuri Kebuka Iburyo TV, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko ririmo umwanya munini cyane wo kugira ngo tuganire, duhane ibitekerezo, dusangire ku minsi umuntu aba abayeho, dusangire no ku gihe umuntu aba amaze akijijwe cyangwa se ari mu nzira yifuza gukora ibyiza ibyo aba akeneye. Dufite intego y'ijambo ry'Imana turi buganireho mbere ko tugiye gusenga, ivuga amahirwe ava mu kwihanganira ibihe ucamo. Amahirwe ava mu kwihanganira ibihe ucamo.
reka dusenge Imana dutangire twumva ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kuko uri Imana yacu bwite, tugushimiye yuko watubereye Imana kuva kera tukiri insoro mu nda z'ababyeyi batubyaye, kugeza turi abana dukambakamba twigira ejuru tuzamuka tungana gutya, warahatubereye tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye yuko ubereye mwiza abantu bagutegereje, kandi neza yawe ntabwo izahindurwa n'abantu, nta nubwo izahindurwa nuko iminsi yabaye mibi, ahubwo ineza yawe ihoraho. Tugeze muri wa mwanya mwiza kuri Kebuka Iburyo TV, dusangire ijambo, tubwire abantu bawe icyo waduhamagariye n'icyo bakwiriye kumva. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, rimwe rikomeye, rimwe ryatugize abantu, rimwe ryatumye umuntu yitwa uko ari, rimwe ryatumye umuntu abaho nguko, rimwe ryadusanze mu byaha rikadukuramo, rimwe ryatumye duhinduka uko nguko turi. Turabigushimiye kandi rizatugeza n'ahandi. Reka uhe umugisha buri muntu wese ujya ufata umwanya gukurikirana icyigisho cyanyuze kuri Kebuka Iburyo TV, kandi umuntu wese ugira inzara n'inyota yo kumva ijambo ryawe ujye umwegera cyane. Dushyigikire rero nk'Imana, ubane natwe, tugire neza muri ano mwanya wari wose, ufashe buri muntu wese uri bwumvira ijambo, ufashe nanjye ugiye kuriganiriza aba bantu, ntihaba ari njye ahubwo haba ari wowe. Urakoze, ndagushimira rero kuko ugiye kubana natwe kandi ukatugira neza mu izina rya Yesu, amen. Nari ndimo mbabwira yuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo amahirwe ava mu kwihanganira ibihe ucamo, cyangwa se guhirwa nuko wihanganye ukazishaka, ntugire ubugugu, ntugire gusimbuka, ntugire intambara, ahubwo ukihangana ukavuga uti uko byagenda kose reka nihangane. Ubundi ijambo kwihangana abantu benshi barifata nk'aho ari ijambo umuntu wese apfa kuvuga akabivuga uko abibonye, haba ari mu gihe cy'ibyishimo, haba ari mu gihe cy'imibabaro. Uba wumva kwihangana abantu bose babivuga, kuko hari n'uwishima akarira ukajya kubona umuntu amubwira ngo ihangane. Ese ibyo byishimo nabyo yari kubyihanganira kandi yarabikeneye. Hari igihe rero ijambo abantu bafata nk'aho ari ijambo risanzwe, ariko ni ijambo ubundi ridasanzwe. Iyi Mana twiringiye yo ubwayo iduhamagara, nta kindi kintu cya mbere yaturemeye yasibye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Iyo mirimo myiza niyo izaduherekeza, ni nayo izadufasha kubana n'abantu amahoro, n'izadufasha kwitwa abakristo cyangwa se abantu bakijijwe. Kuko umukristo ni umuntu wemeye kuba Kristo, ni umuntu wakijijwe ufite agakiza kandi uyoborwa nako ubana n'Imana. Iri jambo kwihangana mu bushakashatsi nakoze naje gusanga riva indimwe cyangwa se risa n'ijambo bita kwitsinda. Kwihangana umva harimo guhangana, ariko icyo gihe ntabwo guhanganye n'undi muntu, ni wowe wihangana. Rero iryo jambo rigira agaciro iyo wowe wabashije kwitsinda. Biva indimwe neza, birasa. Kuko iyo wihanganye nuko wahanganye n'amarangamutima yawe, ntawe ukoresha ibyo udakwiriye gukora, noneho ugashiduka wemeye kugendera ku mutima nama, cyane cyane ko buturuka ku Mana no ku bwenge bwawe bukora neza. Rero iyo witsinze ubasha no kwikontorora, kuko ugutsinze niwe ukuyobora, ugutsinze niwe ugutegeka, ugutsinze niwe ukwereka icyo gukora. Naho ubwawe ubashije kwitsinda niho ubonye amahirwe yo kugira gute, yo kubasha kwihangana. Cyangwa se mu yandi magambo ni ukuba ukomeye mu bihe bigoranye no guhara icyubahiro cyawe n'imbaraga wari ufite, ugasa nk'aho ubihaze, ugasa nk'aho ubyirengagije, kugira ngo ugire ikindi kintu uzasingira kiri imbere, ni uko uzaba ufite icyo bita kwihangana. Hari ibice by'ijambo ry'Imana turi busome, hari n'umwanya turi buganireho, ariko nagira ngo gato tubanze tuvuye kuri ijambo bita kwihangana. Ese ubundi hihangana umuntu ubona nta kundi yabigenza? Kenshi na kenshi abantu bazi ko ngo umuntu yihangana kubera ko nta kundi yabigenza, ariko ushobora no kwihangana ufite ukundi kuntu wabigenza. Ndetse ni nabyo byiza, ni nabyo bifite agaciro iyo wihanganye ufite ukundi kuntu wabigenza. Iyo umaze gukizwa uri mu murongo w'Imana, hari igihe ugera mu gihe umuntu yakagusuzuguye kandi mu by'ukuri ubona wakamwiritse yuko utari ugusuzugurika. Kwihangana rero impamvu bidakoreshwa mu gihe umuntu yabuze uko agira, kwihangana ahubwo bikoreshwa, binagira agaciro mu gihe wahaze, mu gihe waretse, mu gihe wigomwe icyubahiro cyangwa imbaraga n'ubundi butunzi, kandi wari ufite ubushobozi bwo kubirwanirira. Niho uba wakoze icyo bita kwihangana. Rero amahirwe azana nuko umuntu yihanganye, niyo tugiye kurebaho. Kuko hari igihe umuntu avuga ngo ngewe ibyanjye sinzi ukuntu byagenze, sinzi impamvu bitanaboneka, hari ibyo nshaka, naragerageje, narwanye intambara, narirwaniriye, nta kintu nabonye. Ariko nagira ngo kuri uyu munsi ngutangarize yuko hariho amahirwe azanwa nuko umuntu yihanganye, ndetse ni nayo mahirwe atuma umuntu agera ku byo yasezeranijwe, ndetse ni nayo mahirwe atuma umuntu abasha kwambara imbaraga zituma abasha guhangana n'ubuzima n'ibihe arimo. Mu buzima busanzwe umuntu yaba akiri mu nda y'uwamubyaye, akiri mu nda ya nyina, abatangiye ibihe bye byo kubaho,
ariko ibyo bihe byose abagomba kubibamo. Rero aho ntabwo uri buhangane, nta n'ikindi kintu uri bukore, urategereza umugambi w'Imana ugasohora igihe ukavuka. Ukimara rero kuvuka ugeze hanze, cya gihe utangiye kurira, uba utangiye guhangana n'uko isi atari nziza itakwishimiye, ndetse n'umubiri wawe wamaze kumenya ko wageze ahandi hantu. Aho nihangana nihatana ritangira mu buzima bw'umuntu, ndetse no kuba yabasha gutangira guhura n'ibibazo akabimenya ko yabigize. Ko muri ino subaye udafite kwihangana ntiwaha, wazaniyaho. Hari n'igihe wagenda ugasoza ukavuza induru, ariko iyo ufite kwihangana gukomera kwawe kugira umumaro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero kugira ngo turusheho guhuza ijambo ry'Imana n'ibyo turi kuganira, kuko kenshi na kenshi amarangamutima y'umuntu n'ibyo yibwira hari igihe bigendera ku bwenge afite, wenda butanahagije cyangwa se butarusumbye ubw'abandi. Ariko iyo wowe n'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana uganira n'abantu ibintu bifite umurongo, bifite n'ahantu bituruka, ndetse bifite n'agaciro k'ijambo ry'Imana. Tugiye kureba ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo mu Isezerano Rishya. Turasoma igice cya 5, ubundi dusoma umurongo wa 11, tubanze tuganireho, tubaza gusoma undi murongo nyuma. Handitse aya magambo agira ngo, mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe Imana ishimwe. Aya y'uyu murongo tutisubiremo, mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwibuke yuko abantu babashije kwihangana aribo twita abanyehirwe. Abantu babashije kwihangana nibo bantu ba mbere bahiriwe. Reka noneho tuganire. Hano n'urwandiko rw'umugabo Yakobo, ntabwo ngiye kuvuga amateka ya Yakobo ko syo cyanzanye kugira ngo tuganireho, ariko tusomye iri jambo rivuga ngo mwibuke, munamenye nanone mwongere mwiyibutse ko abantu bihanganye, cyangwa se umuntu wihanganye izina hita yitwa ryihutirwa ni umunyehirwe. Turi kubona ku intego y'ijambo rivuga ngo amahirwe ava mu kwihanganira ibihe ducamo, cyangwa amahirwe azanwa n'uko umuntu yihanganye. Rero ijambo dusomye hano ngo mwibyibuke yuko umuntu umunyehirwe ari umuntu wabashije kwihangana. Ese ubundi umuntu yakihangana nta bihe bikomeye yaciyemo? Umuntu yabasha kwihangana ubundi nta kintu cyamugerageje yabonye? Hari igihe ubaho mu buzima ubona nawe ubwawe utabwiye abantu uti ngiye hari icyambangamiye gifatika, hari icyo nanabwira n'abantu. Si uko wenda hari wowe utari mu isi, wenda hari ufite ahandi hantu uri, ahubwo nuko nawe uba uyirimo, ariko icyo gihe kitari cyagera. Mu bihe rero bibaho by'umuntu habamo ibihe byo kwishima n'ibihe byo kubabara, hakaba ibihe byo gukundwa nk'uko biri bivuga, kandi n'ibihe byo kwangwa. Ariko ikibazo gihari ni uko umuntu adashobora kwihanganira ibyo bihe. Iyo rero wabashije kwihanganira ibyo bihe, niho uhita uhinduka umunyehirwe, ugahita uhinduka umuntu ufite imbaraga, kubera ko wagize gute? Wihanganye. Iyo wihanganye uranarindira, kuko kwihangana iyo wagushoboye wamaze kwitsinda wowe ubwawe, urindira ibigomba kukubaho, urindira izindi mbaraga n'ubundi bushobozi, urindira ko Imana ikugirira neza, urindira ko Imana igutabara, kuko wabashije kwihangana. Noneho hano muri ino si rero ntabwo cyane cyane icyo ndi buvugeho ari ukwihangana ko Imana yatinze gutabara, ahubwo ndashaka kuvuga ngo wihanganye kuba mu bihe urimo, byaba byiza cyangwa ibibi. Kenshi na kenshi mu bihe bibi ni abantu bagorana, naho bagaragarira nimba koko umuntu ari umukristo, ubundi asuzumishwa n'ibihe bibi, kuko ijambo ry'Imana tubwira yuko imirimo yacu dukora izageragereshwa umuriro. Iza kugeragereshwa amavuta, nta muntu utari kugira umurimo utari kuzagira agaciro, ariko kwa ko imirimo dukora izageragereshwa umuriro. Ni nayo mpamvu muri ino si kenshi na kenshi uri umukristo, umuntu wahamagawe n'Imana, ubana n'Imana, intambwe ya mbere ubuzima bwawe bwa mbere bwo kubamo ni ukubanza kuba mu mibabaro, warangiza ukabasha kwihanganya imibabaro. Hari igihe imibabaro izanwa n'isi muri rusange, nk'uko abantu bose bakababarira rimwe bari mu gihe runaka, cyaba icy'inzara cyangwa mugahuza n'abantu. Hari n'igihe noneho uba uri mu gihe wowe cyawe bwite bwawe, hahandi noneho uba ugomba kwihangana ugakomera. Noneho ukaba n'ikindi gihe noneho ugera mu gihe cyo gukizwa, ukagera imbere y'Imana, ukagwiza imbaraga z'umutima, ukagira ubushobozi bwo gukorera Imana, ariko ukabona abakurwanya. Aho ngaho rero niho uhita ubona ngo n'umuntu ni umukristo, ari gukorera Imana, kuko ntabwo ari gukorera abantu, azi neza icyo akora, azi neza yuko uku kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi ariko kuzaturemera
ubwiza butazashira. Uwo muntu arabizi kuko ari kubasha kwihangana akanitsinda ubwe. Muri kamere y'umuntu habamo ibyiza n'ibibi, ariko kenshi na kenshi shitani ateza imbaraga ibibi kugira ngo urusheho kuba mubi. Tudakizwa ngo twereke abantu, tukizwa ngo twereke Imana. Ariko abantu bari mu bantu ba mbere, muri zo ngabo za mbere, nibo bature n'abambere tugira badusuzuma, kuko umuntu araza akakushotora kugira ngo akurebe, agahaguruka akavuye mu rugo aje kukugerageza, anabizi kaje kukugerageza, akakwibarisha ibintu kugira ngo bibisubize umuha, akagutega imitego, kuko abantu bazi gutega. Uzitonde, buriya nta muntu n'uyu utaba mwiza, nta no muntu utaba mubi. Ariko iyo umuntu yagupangiye kugutega umutego, waba yarawupanze kuva akuzi, ahera ku bantu bakuza gushakaho amakuru, akagushakaho aho uvuka, akagushakaho waba muvukana, uko wakuze, amashuri wize, ibiryo waryaga, kugira ngo abone uko azagutega umutego gukubite hasi. Icyo gihe rero bisaba iki? Iyo usenga neza abana n'Imana, niho ugira ishurirwa na viziyo yo kuvuga ngo ntacyo nubwo intambara zihari, ndabizi reka nihangane, nyuma y'urugamba ndi kurwana nzabona ingororano. Hari abantu benshi rero dufite bo n'ibyitegererezo muri Bibiliya, ndetse nawe ubwawe ushobora kuba ari umuntu uzi nawe wagiye uhura n'ibibazo akabyihanganira, agakomeza agakizwa, agakomeza akarwana urwo rugamba, ibibazo bikaza akomeza akarwana, akageza aho ubona nawe uvuga ati uyu muntu koko yarihanganye, yabanye n'Imana, yihanganiye ibimugerageza. Kenshi na kenshi urabona umukristo muri no minsi ukuntu bisekeje. Umuntu aba ari umukristo, ajya no mu rusengero anabwiriza, anafite n'inshingano mu madini runaka abamo, ariko wamutega amafaranga mu minsi mike rwose bikarangira umaze kubura ubukristo bwe. Ubundi se watereka nzajya kumubaza amakuru, ukamaza kuri telefone cyangwa se n'ahandi hantu uti ese runaka ko duhuriye aha mu nzira, cyangwa se nkubuze urahana bimeze bite? Ati sinzi ahantu ngiye hano hirya hari sinzi umuntu umamagaye. Icyo gihe nubwo abantu tuzi neza ko hari ibyaha byinshi by'inyongobeza buginga abantu bagwamo batazi ko banabigwemo, bazi ngo n'urwenya, ariko hari n'umuntu ubigukoresha azi ahantu ugiye, azi ko usanzwe muri ugira iyo ngeso yo kubeshya. Uzi ko hari umuntu ubeshya, akenshi na benshi umuntu hanga wo kubeshya arabanza akibeshya. Iyo amaze rero kwibeshya aba yumva ko noneho ubwo yiyemeje ubwe n'abandi bose agiye kujya bemeza, ku buryo umuntu ashobora no kukubeshya ati nambaye imyenda y'icyatsi kandi ureba neza neza ko ari umukara, kuko yamaze kwibeshya. Dayimoni yamutsinze aramufata ati wowe nawe ubwawe ntuzi ibyo urimo. Kenshi na kenshi intege nke zacu nizo Satani yuririraho. Handi umuntu aba adafite ubushobozi bwo kugira icyo yimarira, niyo Satani agira kumwereka icyo yagira icyo yimarira. Nimba kweretse ati iriya nzu ntibakinga neza kandi habamo amafaranga, akwereka uburyo bwose uzabiba n'abantu bose ntibabikubone, ntagende umuntu gufata. Ariko iyo umukristo ukibuka neza yuko kwihanganira ibikugerageza ari buzemerwa, ari buzagera ku isezerano ryawe, ari buzabona imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, niho ubasha gukomera ukavuga ati hoya n'ubutari ubu bwarakeye, nahuye n'intambara nyinshi niyirekanye Rwanda. Usanga rero abantu bagushwa n'abandi, ukibaza niba umuntu rero araguhamagaye, nubwo aribo bantu ba mbere nababwiye ngo nibo baturenda tugira, nibo bantu ba mbere badutoza. Umuntu niwe muntu nicyo kintu cyane gikomeye kikureba kikabatereka nze mwigeho, nindangiza nzamugerageze ndebe ubukristo bwe. Kandi ntabwo aba yikoresha, nawe abakoreshwa na Satani, akavuga ati reka mugerageze. Uzi ko ari igihe umuntu aguhemukira akaba mubi cyane, ugasigara umutinya kurusha uko utinya Satani. Umuntu akaba mubi akaguhemukira, akakwegera, akakotsa igitutu cyawe cyo mu mwuka, akakotsa igitutu ashingiye ku bugingo bwashaka kubuti kuzimu, akakotsa igitutu ashingiye ku buzima bwubamo, akakotsa igitutu anashingiye ku rugo rwawe wubatse, akakotsa igitutu ku muryango, ku kazi, mpaka ubuza ahantu rero. Bene uwo muntu hari igihe ugezaho ukagira ubwoba, ukagira umutinya kurusha Shitani. Ko Shitani n'ubundi kuva yava mu nzoka cyajya amaze kugerageza Yesu, nta handi yagiye hese ajya mu bantu. Wenda ubundi uko byagenda kose ntiwapfa no kumuhunga, yagenda gukurikirana, nubwo ijambo ry'Imana rituvuga ngo murwanye Satani azabahunga, ariko aguhunga n'undi akuri hafi, avuga ati gake cyane ari bunyerere nongere ninjiremo muri wa mutima mfata icyicaro. Ariko ari igihe umuntu aguhemukira akakwereka ububi bwe ku buryo usigaye gutinya kurusha Shitani. Ariko iyi Mana twiringiye itandukanye n'abantu. Ibibazo byose bibamo n'intambara zose ukazibamo, ariko ibifite ikintu cyitwa kuguhumuriza, ikagenda ikwegera ikuvuga ati humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, humura narakumenye, ninjye wakuremye kandi mfite icyo nateguriye ko uzabyo. Abantu bagacukura imyobo, abantu bagakubita ibibazo hariya, abantu bakagushinga amadosiye, abantu bakaguhagurukira, none ukageza ngo isi we ntabwo yibamo. Ariko icyo Bibiliya itubwira ni iki? Mwibuke yuko wihanganye ari mu twita umunyehirwe.
rero turi kuganira ku mahirwe azanwa n'uko umuntu yihanganye. Mukristo, muririmbyi, muvugabutumwa, mupasitori, urugero rwose uriho iki kirakureba. Wowe usenga, wowe utanasenga, kwihangana ni itegeko. Waba ubishaka, waba utabishaka, ariko intsinzi iri mu kwihangana igihe ubona n'ubundi hari icyo wagakoze. Tuvuge nk'iyo umusore umaze gukizwa, umaze Bibiliya imaze kukuvunagura, umaze kwemera yuko Kristo aba ari we mukuru muri wowe. Hari igihe ugera nko muri quartier usanzwe ujyamo abantu bagutinya, ufite amatuza rwose uvugana bakagira ubwoba, ariko ukajya ukabona nk'umuntu udashinga mu by'aya maso tureba, umuntu ubona rwose wanazunguzukanaga hariya akaza akavuga ngo ariko uzi kuri imbwa, kakwita imbwa. Ariko iyo ukijijwe cyagira ibyago ngo kwitsinda bituba ati impamvu wanyisimbwa buriya muri we afite uko abibona, ari no kugira ngo anyiyenzeho agerageze Kristo uri muri ngewe. Ugahita uvuga ati rero mutima wanjye tuza, nzi icyo nshaka. Hari ijambo nyamunda rivuga ngo uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Uwamaze kumenya Kristo yakurikiye ntabwo apfa guhungabanywa n'imiyaga yose abonye. Ibibazo n'intambara byikubita hasi, intambara zose zigahaguruka, ibikomeye bikaza, ariko kuko azi neza ko hari icyo akurikiye, aravuga ati ko bigenda kose ndahangana nzagera iwacu mu ijuru. Kuko dukizwa hano muri ino si, twakira agakiza kugira ngo tuzabane na Kristo, tuzareke guhora tubabara. Buriya n'impamvu hari abantu benshi babaje impamvu bashaka gukizwa, ntabwo wakumva ari uko bakunze Imana cyane cyane, ahubwo bumva bakunze yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bazabamo. Hari nk'ihishurirwa ribaye cyangwa se hari n'indi tangazo rimanutse rikiyandika nko ku ijuru, abantu bose akamenya yuko gahunda y'ijuru ivuyeho. Kubwije ukuri yuko abantu benshi bari mu nsengero batabasohoka, nabo abandi babonaga yuko bakomeye bakunda idini bagira bahita basohoka bamaze kumenya ko nta gahunda yo kujya mu ijuru, cyangwa se bakamenya yuko iyi mibabaro tubona no kuzajya muri iryo juru wenda izakomeza. Benshi baba bayirukanze, ariko hari ikintu kimwe nanjye nyavuga, niyo nza kumenya ko Yesu atazatugira neza ngo aduhumurize tumare imibabaro, ntabwo nanjye mba narakurikiye uwo Yesu. Ariko naje kumenya ko uyu Kristo intego ya mbere aducungura kwari ukugira ngo tudapfa urupfu rw'iteka, kandi kugira ngo tuzaruhuke imiruho n'imihati. Icyo nicyo twifuza ko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, tuzarwana ku wa mbere dutsinde, wenda ku wa kabiri turwane dutsindwe, ku wa gatatu turwane dutsinde, twongere ku wa kane dutsinde, ku wa gatanu dutsindwe, ku isabato dutsindwe, no ku cyumweru dutsindwe. Ariko dufite icyizere cy'uko nyuma y'ubu buzima n'iyi mibabaro n'izi ntambara no kuguhangayika byaba byose bibaho hano, byaba iby'abantu bafashe amashuri menshi, byaba iby'abantu basenze Imana ikababwira, ibi byose bizarangizwa nuko Yesu azahamagara itorero. Ahubwo bakibaza ngo Yesu nahamagara nge nzaba ndi he? Ese nge nihanganiye ibingerageza? Ari umuntu wigeze kudutera urwenya ko n'u Rwanda barufashe nk'urwenya ngereza bifata nk'ibintu bisirias ibi. Aratubwira ati ariko nimba tuzajya mu ijuru, tukaba mu ijuru Yohana arimo, tukaba mu ijuru Basaduraka, Meshaki na Abedenego barimo, tukazabana mu ijuru na ba Eliya, tukazabana mu ijuru n'abandi bantu bose na ba Yosefu, tukabana mu ijuru na ba Petero. Intambara bagize nuko bababajwe, we wari wabibazwa, abakubiswe, abishwe, abatewe inkota, abakerejwe ingero. Koko uri tayari kuzabana nabo mu ijuru? Niba koko uri tayari, uwo muntu yaratubwiye numva ngize ubwoba, uzicarana nande? Ese uzicara hafi ya Yohana? Ese uzicara iruhande rwayo? Wowe barakuvuga muri ino minsi, barakuvuga ati runaka twumvise amakuru yuko atagenda neza, uwakuvuze bucya mu gitondo ujya kwihaniza, wihaniye. Ubu se wowe hari penina mu bantu ngajya gupenina mu gitondo, gupenine saa sita, gupenine nijoro, akubaze ku mpamvu utabyara? Ndabizi neza birababaza, ibibazo byose birababaza, ariko buri muntu wese afite ikibazo cye agomba guhangana nacyo. Ariko uhita utekereza nawe, nimba muri ya minsi utarabona umwana, nta penina wari uri mu rugo ngo ajya kubwira ati mfe imbere wowe ntubyara, wenda wagize n'amahirwe umugabo wawe ntiyigeze anagushinja ko ari wowe utabyara, kuko hari abagabo nziho abona mutinze kubyara bati ni wowe utabyara. Ayo makuru rero nabo sinzi aho bayakuye, kuko amakuru nge mfite nzi neza yuko hakagombye kuba ahubwo habyara umugabo, ariko noneho akaguhinduka akakubwira ati we ni wowe utabyara, uje kutwicira umuryango, uje kutuzimya, akaba yanakwirukana. Ariko reka manze turebe, nawe ufite penina, wagupeninaga nijoro, akagupenina saa sita, akagupenina nijoro, akagusuzugura. Reka nkubwire, ibibazo duhura nabyo nubwo buri wese ahura n'ibye, nyine igiteye ubwoba, tuzabana mu ijuru n'abo bantu bababajwe cyane ku rwego rungana gute?
amahirwe nuko hari agakiza, kandi agakiza ka Yesu ari ubuntu, nubwo we yatanze umubiri we, yatanze amaraso ye kugira ngo ubeho. Nubwo abantu benshi bavuga ngo agakiza abantu ubuntu, ngene nabitinya. Gukizwa n'ubu nako agakiza so ubuntu, kubona ngo twakabonye for free. Agakiza kaje kuko Yesu yapfuye. Ariko wanasanga wowe utakigomwa igaburo ry'umunsi umwe ngo uriho umuntu ushonje. Buranje ntinya rero ikintu kivuga ngo Yesu azatubaza ngo cyagihe nari nshonje mwarangaburiye, ndi mu nzu y'imbohe mwaransuye, ese cyagihe mbabaye umupfakazi mwamugezeho. Iyo dosiye ndayitinya cyane, ukenshi na kenshi agibona duhatanira mu gutanga amafaranga mu nsengero, abantu batwemere badukomere mu mashini tunatambuka, bajya bona yuko turi abantu bakomeye. Ariko nkatekereza, ese ko abantu badukomeye mu mashini, Yesu azatwicaza hehe? Azatwicaza ibumoso, azatwicaza iburyo? Ibyo ariko nuba nagize nayo mahirwe nayo biragoye, kuko hari igihe umuntu aba yarakoze imirimo myinshi kugira ngo bamushime, bikarangira nta ngororano z'Imana abonye, kuko nayo Bibiliya bitubwira ati nimukorere ibintu kugira ngo abantu babashime, kera ingororano mwazibonye. Tukiri kuri ijambo ryo kwihangana, hari igihe ukizwa ugakirizwa mu muryango ugaragara nk'aho ukomeye, ariko ako kanya ugahita ubisuzugurwa wowe. Icyo gihe hari n'igihe ushobora kugeramo bakakwima ibyo kurya n'aho kuba, kuko hari n'abantu babona umuntu akijijwe bagatatanya kumutuka, yabaye igicibwa mu muryango, bakakwita amazina, ndetse niba ari n'ibyo wagombaga gukora mu rugo n'ibyo wari wemerewe bagahita bikuvanaho. Nanyuze ahantu ngo baracuranga neza, mbona barabyina, mbona ibintu byose bimeze neza, nanjye ngiyeyo. Bene uwo muntu rero yaje gutyo, araza ejo yakubitana n'igihanda cy'umukristo kiba mu rusengero. Mana yo mu ijuru, mukristo nkwifurije kujya usenga Imana, ariko unitegura igihanda cyo mu rusengero. Bava ko ibigeragezo biryana, ariko igihanda cyo mu rusengero kikugeraho cyo noneho kinjira mu mizi yaho uvuka, kikinjira aho wakirijwe n'umunsi bagusengera mu rusengero, agahita nibuka n'ibyaha wihannye winjira mu rusengero, akajya yinjira muri cya cyaha wihannye. Nimba yabageze wihana bujura, ubwo ntabwo umwegera, abazi neza kuri bumwibe. Kandi warakijijwe ugera ku musaraba, akajya atangira buri saha n'isaha kumucaho acunga ko ari wewe bibye. Uzi ko ushaka gutura muri quartier kuko uri umukene, bajya biga ko umusozi bakaza kugusaka kandi utiyibye, ndetse unanakijijwe, kubera ko bazi neza ko ujya gukizwa wihannye ubujura. Noneho kandi banazi neza ko uri n'umukene muri buno buzima. Rero icyo kigeragezo kiryana gute rero? Uburo kwizera, uburo wabaza, uburo n'uwaha imbaraga, kuko kenshi na kenshi uvuga ati ubundi ndi bubwire nde nimba uwo dusenga nari uri kungerageza. Imana yo mu ijuru, icyo kintu kigeze kumbaho, ariko nimba ari ikintu cya mbere gituma amavuta ameneka, nuko wari wizeye yuko wamusanze mu nzu y'Imana yakaguhumurije, ugasanga ari uri kugusohoramo. Ndetse hari ukuntu umuntu ashobora kugusohora mu nzu akubita ngaho nimusohoke, hari n'undi noneho bumva yagafata igitiyo agasa nk'aho yakunaga burya, akagukomeretsa guhera ku wa mbere, akagukomeretsa kugeza ku cyumweru, akagukomeretsa iwawe mu rugo, akagukomeretsa muri korari, akagukomeretsa mu ivugabutumwa, akagukomeretsa n'inshuti zawe. Agafata telefone agahamagara wo muzanye no mutaziranye, n'uwo azi ko yakubonye, niwe yabonye muhagararanye mu nzira, akagusebya. Icyo gihe bigusaba iki rero? Kuko utari buze kuvuga ngo nawe nyindi bujye kumusebya, kuko uri umukristo, utari ngo ndi buze kumukubita. Wibuka yuko abantu bihanganye ari bo banyamahirwe. Urihangana ugakomera, ukajya ubwira Imana ati Imana niwe wampamagaye, ngirira gutya. Nubwo tuzi neza yuko Imana nayo itagukoresha uri umusivili, udafite aho watorejwe, udafite aho wabaye umuntu utyazwa, kuko iyo uhura n'ibigeragezo n'intambara uba uri kugenda urushaho gutyara, ndetse uzarushaho kurwana n'ibindi bikomeye biri imbere. Iyo rero uri muri iyo cyangwa se uri muri uwo mwanya, bigusaba yuko ukomera, kaba ngo reka nihangane kuko Umwami Imana azantabara. Icyo gituma ntamwara, ukajya ushaka amagambo atuma wirengagiza ibibazo n'intambara. Niyo mpamvu iri jambo bita no kwihangana, uwarishoboye, umuntu ubasha kwitsinda, niwe nyuma uhita ugira amahirwe. Ndakubwiza ukuri yuko uri nk'umukobwa ukaba ushaka akazi warayize, ndetse n'abandi nkuko n'abandi biga, ukajya mu kizamini ugasanga umuntu ukubwira ati rero akazi karahari, ndabona uzi n'ubwenge, ariko buriya ndareba nkabona tutabanje kuganira akazi katazagenda neza. Ubwo nawe muri bakuru mu bise nshatse kuvuga, iyo uvuze ati hari Imana indengera, ugataha ukajya gusenga, ndetse n'abandi baranakabona, ugasigara
inkweto zigashira, amavuta agashira, ijipo ugasigara nimwe bakajya bagira ngo n'ibara ry'ihene, abantu bakakwita amazina. Ariko iyo wihanganye ukarindira ufitanye gahunda n'Imana, nawe ukizwa neza. Utajyanye ryo kwanga no kujijisha abantu, ukizwa neza. Imana ijya kugusubiza wa wundi watuma utabona akazi, wa wundi wakwicaranye umwe wakwisa izina, agahita abona imbaraga z'Imana, nuko Imana ishobora byose. Niyo mpamvu rero ko umuntu bwabashije kwihangana ariho abantu bajya bagira amahirwe yo kuvuna amasezerano yabo. Umuntu abashije kwihangana niho ubasha kugira abahagera. Umukobwa wategereje abantu ari igihe uri umukristo usengera mu itorero runaka, kandi iryo torero ridasezeranya abantu bo mu rindi torero runaka, noneho ikibazo kikaba ugahita utangira kujya urambagizwa n'abasore batanasenga, tajyana n'urusengero n'amajyamo, ufite n'amakuru yuko wenda ashobora no kubanywa n'ibiyobyabwenge cyangwa se asinda akarara mu muringoti, bakaba bakurambagiza. Icyo gihe bigusaba iki? Bigusaba kwanga ariko se ubundi Imana, iki nicyo gihe ngezemo cyo kurambagizwa n'abantu tudahuje imyemerere. Ariko se wanyemereye kubaka urugo, urungubakane n'abo tudahuje imyemerere? Ese datuvuga imyemerere si ikibazo kuko byose byazanywe n'amadini. Iyo ndebye imyifatire ye, mubonamo umuntu uzafata agaciro akamenya ko ari umuntu w'umugabo, agaha agaciro urugo rwe. Ibyo bintu bitangiye kubitekereza niho usenga Imana ikaguha icyerekezo. Ariko iyo watangiye wanga ngo ngize 20 n'ingahe, wa mukobwa ko runaka duturanye uzi ko yashatse afite 21, ngiye 30 ntingereyeho, uhita none utangira we kujya ureba uwo wambaye ishati y'umweru, wambaye y'umutuku, ugusuhuje n'uwakubibye, itubadashaka kwambibye ari sheri. Icyo gihe rero itangira kuzungera, hari igihe ushiduka noneho sasa wari uzi neza yuko ugiye gushaka umugabo wawe, ugasanga aho witaye mu kagozi, ejo muri ukazumva bari kuvuga ati ninde bakubiswe n'induzu y'imigeri, dore ko muri no misa yasigaye hazi n'abantu bazi gukubita mu bwenge. Kubera nyine bazi neza ko inzego za leta zikurikirana, hari abantu basigaye barize gukubita ahantu neza nta muntu muri bibone, nta gakomere na gatoya kari bibone, ariko akaba yagucetse. Kandi ejo mukazajyana mu murimo w'Imana, mukanaririmbana, ndetse yaba hari n'igihe no kwa n'umuyobozi runaka akanabwubwira ati senga mu iteraniro. Ibyo birashoboka hano mu isi. Niyo mpamvu nyambwira umuntu wakijijwe ngo wowe wireba uhanga amaso ku bantu, hanga amaso kuri Yesu. Nubwo abantu twakagombye kuba ari twebwe dutuma abandi baza ku Mana, kuko ni nacyo yaduhamagariye ngo tubwirize abantu bihane, bizere, baze kuri Kristo. Ariko ari igihe uhanga amaso ku muntu bazasanga niwe gice. Icyo gihe iyo wamuhanze ha amaso hitugu. Niyo mpamvu ngira nti wowe wakijwe wamagawe n'Imana, menyana na Kristo. Nubwo hari abantu b'icyitegererezo, nushaka ibyitegererezo wenda mu isi bya wabibuze gusoma Bibiliya uzasanga ibyitegererezo, umenye yuko hari icyitegererezo runaka na runaka, ubimenye. Naho nushaka kugendera ku bantu ureba, banza umenye ngo uyu muntu duhujwe n'iki, ese agakiza ke kari, kuko buriya umuntu ntabwo yimenya. Hari igihe abazi neza ko yageze ku musaraba, akijijwe, akunda Imana, azi no kuyivuga no kubwiriza, ariko atagera ku musaraba, ahubwo awuberereka ku mpande. Ariko Imana y'amahoro yegera umuntu ufite gahunda yo kwihangana, ikamufasha, ikamwibutsa yuko ari yo yonyine izamuhemba, ikamwibutsa ko nubwo ibihe bikomeye ari izabona. Rero navuze ngo ni ukwihangana mu bihe ducamo. Hari ibihe ducamo bikomeye bigatuma umuntu anamuka ava ku Mana, cyane ko muri buno buzima bwa muri isi turwaye indwara yo kurebeza runaka turangana, none wafite ibi ngibi, runaka nuwo kwa runaka afite imyaka, ajyuzuje inzu, afite imodoka, afite iki n'iki, noneho nawe ugahita ushaka kuvuga ngo runaka se ko tungana, ndetse namuruta kandi nanjye reka ndwane. Icyo gihe utangira guhangana, ugashiduka ahubwo wabaye nk'ujya ku ruziga, ukizenguruka, ugashiduka wagambaniranye, ugashiduka wacumujwe nuko abandi bateye imbere, ukagira umushiha. Hari igihe umuntu agira umushiha. Ikiza kuruta ikindi ni uko bashobora ngo igera ibihe, Imana igera ibihe yatumye konca muri kino gihe, reka nyibemo nzagikuriramo. Niyo mpamvu rero mu buzima bwawe ugomba kwihanganira ibihurimo n'ibihucamo, niho uzaba umukristo mwiza, niho uzagira imbaraga, niho uzabana n'Imana, niho uzagera kuri bya bindi wagize gute wasezeranijwe. Twongeye dusoma ijambo ry'Imana dusanga nanone Abaheburayo, twasoma igice cya 6 umurongo wa 15. Ahantu haranditse amagambo avuga ngo uko nyine uko kwihangana turi kuvuga, uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Aburahamu amaze kwihangana niho yahawe ibyo yasezeranijwe. Uko nguko kwihangana ni kukubwira, uko gukomera, izo mbaraga
ko gutegereza, kukwemera kugendera mu gihe urimo, ntushake kwisumbukuruza. Ari indwara yateye muri no minsi nsigaye mbona nta muntu ugishaka kubana n'umuntu uciye bugufi. Umuntu wese abasigaye ashaka kubana n'umuntu uri hejuru yisumbukuruje. None wamubona ari kumwe n'umuntu wenda asa nkaho akurusha ubushobozi, ntabwo yanagusubiza niba musange munazi nyagucaho kandi nagupepeye gutya nkaho rwose ari fasero taburo ko mirifo. Kubera neza yamaze kumva ko n'abanye n'abakomeye yikanze ko yakomeye. Mbega ubundi nka kwa kundi kuba ngo uziranye n'umukire nawe ugatamvura umukire. Hari abantu bafite iyo ndwara akaba aziranye n'abakire nka batatu, runaka turazanye afite imodoka runaka turazanye nawe akijya yibeshya ko ari umukire, ndetse yajya no guhanganya guhahira mu masoko abo bakina bahahira. Boy ko n'ukwibeshya, menya uwo uri we, umenya aho uri, umenya aho uhahira, umenya ibyo ugendamo, umenya nawe utaha. Niho uzaba umukristo uzabasha kwihanganira ibihe agezemo. Ibihe ducamo biragoye hano muri nosi, haba ibihe by'inzara, ibihe byo kwangwa ubusa, ibihe byo kubura urubyaro, ibihe byo kwangwa n'abantu, ibihe byo gutenguha nawe ari inshuti zawe. Ariko ubundi iyo wihanganye ukabasha gukomera muri icyo gihe, niho Imana ibana nawe. Nibyo yagusezeranije bati uyu koko ni wamwe. Njyewe nigeze mbana n'abasirikare, nabonye bamenyera icyo biti kosi, bakamenyera gutozo, bakamenyera ibibabaro n'ibiki byose. Byarangira ntawe ndabona bavanye mu rugo wabo ngo bahite bamuha inyenyeri, yewe habe n'akarongo. Aza gutya ukameze, ariko ibikorwa bye n'imyitozo akoze birangiye ukumva ngo bamuzamuye, ukumva rero bamuzamuye. Iyo ugiye kureba rero intumbi z'ibigeragezo yasimbutse, niho uhita usanga zenda kungana na nyenyeri afite. Nawe mu bibazo ubamo rero, ibyo wabashije kwihanganira ni nako uzasubizwa ibiri hejuru y'ibyo wabashije kwihanganira. Kuko nimba inzara y'umunsi umwe gutera ugahita ujya kubeshya mu baturanyi, ugahita ujya kuba umutunguzi. Nimba imyenda ibura ugatira umuntu ugahita umubwira ati bayirinde kugira ngo uzayijyane ahandi hantu. Nimba ubura urubyaro ugahita ujya mu bapfumu. Abantu muri ino minsi ho rwose bataye icyizere, basigaye bashakashakira bazanye bya jambo ngo ubuze ubwenge Imana iramureka barihindura uko bashaka. Akaputa umwaka umwe atarabyara azabona nuko byenda, hagahita ajya mu bapfumu. Abandi inshuti z'abandi ba mukuru mubi, hari abantu bundi bari mukuru ariko ari mukuru mubi. Bamwe bari abantu bakagiriye abandi umumaro ahubwo bakasibo basigaye babaruka. Akaza kuba ati reka na wa mukobwa kwa runaka yabyaye ari uko avuye kwa runaka, nawe wiba igicucu ujyayo. Icyo gihe uhita ujya muri cya gihe cyo kudakunda Imana, no ubura shitani ukabura n'Imana, kuko wamaze kubangikanya Imana. Kuko mu rusengero bazi gusenga, ndetse niba guhaye gutera ikorasi urayibyina bagatabona ko wafashijwe. Ariko nimugoroba babwije tusimbukira mu rutoki munsi y'amasaka, batambika hirya ukahita ujya kureba umuntu bita umupfumu. Ntabwo rero njye nakwizera yuko wowe uzi Imana bakurikiye, ahubwo icyo gihe uri nk'abameze nk'undi wakurikiye abandi utazi igihugu kirwana n'ikindi. Tufite igihe kinini cyo kubana, dufite n'ibintu byinshi byo kuganira, ariko nagira ngo kuri uyu munsi twibande kuri iki kintu cyo kwihanganira ibihe turimo. Turebye n'uyu munsi n'uyu mwanya turimo, n'iki gihe turimo turi mu bihe bikomeye, ariko ntabwo ari ibingibi byonyine bizakomera. Ubundi ngiyo nganiye n'umuntu ntabwo mubwira ngo ibyiza biraje gutya gusa, nubwo biba bihari bizaza. Ibyiza iyo bije nta muntu bigice bitwara, ahubwo ikibazo nuko ibibi byaza utarabimenye. None se umuntu nimba arizwa n'amahoro n'imodoka n'izimuca azabigenza? Nimba umuntu ananiwe kwihanganira inzara y'umunsi umwe, naho inzara y'iminsi 5 azamera. Niba umuntu ananiwe kwihangana yuko wenda bamuvuze muri karitsiye, niba muvuga kuri radio no kuri televiziyo yose, niba muvuga se n'ahantu hose, ndetse bikaba namubwa yuko byajya no mu gihe cyo gufatwa n'inzego z'umutekano, kandi wenda abana kubeshya, niho rero hazagaragaza yuko uri umukristo, ukareka kwirwanaho bidafite umurongo, ukirwanaho bifite umurongo, kuko n'ubundi ntabwo kwirwanaho, ugakomera mu gihe urimo, ukabana n'Imana, bakomera yuko Imana yakugiriye neza. Amahirwe yo kwihanganira ibihe umuntu anyuramo, nta kindi kintu cyaza no kwegera Kristo no kubanza ukimenya. Uri abantu benshi twishwe no kutimenya. Mvuka kwande, nakuze ne, nize hehe, nariye ibiki, mfite iki mu mufuka wanjye, kuri konte mfite iki, ese iyo ngiye gusenga y'iminsi ngahe, iyo ngiye guhura n'ibibazo se cyangwa ndi mu bibazo nitwara gute? Iyo wamaze kwisobanukirwa niho ubasha no kwihangana, kuko waramaze kwitsinda. Ni naho umukristo nyawe kayuba ati muri no minsi ndi kurya amateke nubwo nayasigaye ahenze, nako muri no minsi nta kintu kitanahenze. Icyo ubonye reka tuvuye gutyo kugira ngo tutagira we tuvaye nakajya ngo niwe dushatse kuvuga. Ariko hari n'igihe wari baranabaye no mu buzima burya ibyo bita ko ari neza, noneho ukagera mu gihe noneho bya bintu bibura, ukagera no mu gihe noneho unarwara,
ukajya no mu gihe noneho n'uwo wahari uzi neza yuko yaguhumuriza ari uguca intege. Uzi ko ari igihe ushobora kugiramo n'umukristo ibibazo byose ugeze hano akajya ngo uriya ngo yabuze ubwenge, ngo ntasenga buriya ngo impamvu n'abayobozi bimubaho ngo nuko yaguye, ngo n'ikimenyimenye se ngo ubona ngo agisenga y'iminsi yasengaga, kandi wenda bayasengaga uri umusore basenga yawera kuwa mbere kugeza ku cyumweru cyangwa se wera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu uri umusore wese umaze kuba umugabo. No so avuga umugabo ubyuka kuwa mbere ujya mu masengesho no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kujya mu masengesho, umwana n'umugore se uzabahiki cyangwa ntabwo uzi ko ari inshingano wahawe. Rero noneho hari nk'abantu baba barakijwe ari abana akaba ni mukuru mubona n'ubwanwa bwaraje ukanda rwose anambara akaberwa aranakomeye, ariko mu mutwe akiri nk'uruhinja ukumva ko aravuga ngo runaka ngo ntakiboneka iminsi yose ngo yaraguye. Kurasa ukugwa mu Kristo umenye igihe urimo, umenye no gusuzuma ngo abo tubana bari mu bihe bimeze bite, bizatuma ubasha kubana nabo nawe uzagiye kubibasizeranije. Imbaraga rero n'amahirwe n'ubushobozi tuvana mu kwihangana nta kiri kintu kindi kibizana, nuko ubanza ukegera Imana, none ukavuga ngo negereye Imana, none reka nihangane, wihanganire kugerageza numara kwemera. Rero kenshi na kenshi abantu barwanira kwemerwa kandi batarihangana ndetse bataranagerageza. Abantu bose banyemereye bantinye njye mvuga uravuga suhinde. Iyo ndi nko mu rusengero nagiye nko mu rusengero kuko rivuga butumwa, mbanza nkareba uruhimbi nkavuga ko ese uruhimbi umuntu rwicayeho niyo wa mbere warwicayeho, ese umuntu uyoboye ino korali niyo wa mbere uyiyoboye, ese umuntu wacuruje muri ino duka niyo wa mbere ukiririmo. Kenshi na kenshi abantu tujya twibeshya ko aho turi tutahava, abantu tukanibeshya ko aho turi dukomeye, ariko hano kuri isi nta kintu na kimwe kijya kibaho akaramata ngo kirambe. Birahinduka byose, uwari hejuru ajya hasi, uwari hasi akajya hejuru, ndetse wa undi wabonaga ko arinda akorwaho nawe agakorwaho. Niyo mpamvu ubundi uri n'umuntu uzi ubwenge noneho baranakijijwe utakagombye gucumuzwa n'igihe urimo, utakagombye no gucumuzwa n'igihe cyandi barimo, usanga ngo bajwe n'abandi ngo barakize. Hari umuntu wigeze kumbwira turi kuganira, wenda ashobora no kuza kwiyumva, arambwira ngo ariko ngo na runaka ngo akiri mu rwego rwacu we ngo nakituvugisha se we ngo base kwa n'ugukizwa bwa n'ukugwa ngo byagenze bite. Namaze none se ngo wibonye ubona uti mbona yaraguye ko umuntu yange ubona yaraguye. Namaze wabonye yakoreye ibihe byawe kuri katanu usubira n'ibyaha mbicyaha cyambere cy'ubwibone kigeze ku murimbuzi. Ise yibona atuzi ko atanagusuhuza aguca hari mu modoka ye hakureba ni sisemi mbega ntondore ukuntu nyine umuntu yirata. Nanjye nabwo rero nimba mwara abanaga wowe nawe mubagara ibishyimbo mukabana mucuruza ifu, akaragize amahirwe asigaye yabonye nk'akazi mu karere cyangwa se mu ntara cyane ahandi hantu cyangwa afite n'iduka rikomeye, azagusanga mu bishyimbo agiye kubagara ibishyimbo muganirire. Ese waba musanze hakora basi aragutu, niba namusanze mu kazi gasanga ari mu kazi akita ku kazi ntabone umwanya wo kuvugisha nda bitewe n'akazi umusanzemo, ubwo n'ubwirasi. Cyangwa abantu dutandukanye kuba umuntu hari urwego yagezemo rw'imikorere by'imyinjirize n'ubuzima uko yitwara wishaka kubihuza nuko mwabanaga kera ukiri hahandi. Ndakubwiza ukuri yuko nawe ntiwamurenganya, hari n'igihe ataryama, hari n'igihe adasinzira bitewe n'inshingano afite. None azareka inshingano afite agusange mu bishyimbo mwabagaranaga aze akuganirize, wakijije ukamenya ahantu ugeze. Noneho nawe niho uzabasha kwihangana ko wenda iyo modoka agendamo ni niyo ku kazi. None se niba ari imodoka ku kazi urashaka azayiparike iwawe mu bishyimbo muganire? Hoya, menya wowe ngo igihe urimo, kuko igihe nicyo kigena inshuti zawe, igihe nicyo kigena abo mugendana. Kubera yuko mu kugeragezwa kwawe ugomba kwanza kumenya ngo ndi kugeragerezwa kuki, ndakugerageza mu minsi yihe. Ubushobozi umuntu wese aba afite n'imbaraga zose umuntu aba afite azihabwa nuko yabashije kumenya uwo ari we, kandi imbaraga umuntu wese agira azikura mu ko yabashije kwihangana, kandi ubushobozi umuntu atunga abashwa nuko yabashije gukora. Nimba se ukora isaha imwe ku munsi uratunga amafaranga angana n'isaha, nimba we yaremeye gukora amasaha 28 akaba afite amafaranga angana gutyo, wizamura umwuka mubi w'ishyari uvuge ngo arirata, ahubwo nuko ari cyo giharimo. Iyo ukijijwe neza ukabana n'Imana ubasha kwihanganira igihe cyawe urimo, ukabasha kwihanganira ibikugerageza kugira ngo isezerano wasezanijwe n'Imana ribashe kugeraho.
kuko iminsi yose uzaba urimo n'intambara zose uzaba uriho ntabwo zizavanwaho n'uko wavugije induru. Nubwo wahangana gute, nubwo wakora ibimeze bite, ikintu cya mbere cyiza kuruta ikindi ni uko wabasha kwihanganira ibikugerageza. Mukristo, nshuti yanjye, muvandimwe, mushiki wanjye, mubyeyi wanjye, inama nakugira ihanganira ibiguri. Inama nakugira, menya igihe urimo kandi niho uzahirwa. Hari abantu benshi bagiye bihangana nuko atari mu mateka menshi twajyamo, nshaka kugira ngo wirebe hafi yawe kuko uko twajya mu mateka y'abandi bantu. None se nta muntu mwaturanye bakanamurengera ntajye kurwana? Se nta muntu mwaturanye wari ushonje Imana ikaba yaramugaburiye? Se nta muntu wakodeshaga inzu bakanamusohora bakanamuvugiriza induru nkawe yibye ubu ngubu Imana yahaye inzu ye? Nta muntu usaba afite n'akazi mu ntara ahantu kure ubu ngubu akaba afite imodoka yo kugendamo. Reka turebe neza yuko igihe cyacu kitari cyagera, twihangane ibyo turimo, tuzabona amahirwe natwe yo guhabwa ibyacu. Niyo umuntu avutse ntabwo ahita yuzura ingobyi, kandi umuntu akagenda azamuka muri iriya myaka, ni nako agenda azamuka mu gihe byatunga, ni nako agenda azamuka mu kugira ingorane nyinshi, kuko ibigeragezo by'umwana byo ari cyaha cyo kuvuga ngo ibigeragezo byateye iwacu twaraye turiye umuceri utagira inyama. Noneho hakaba ari undi muntu we n'ibishyimbo n'ibijumba atabibonye ndetse atanateganya ko ari bubibone. Buri muntu mu rwego rwe ageragezwa ibigeragezo bingana byo kandi abashije kubyihanganira ibyo bimusimbutse indi ntambwe, akabona amahirwe yo kugera mu rundi rwego rw'ubuzima. Haba mu by'agakiza, umuntu agikizwa, hari igihe umuntu akizwa yarakunze umupasiteri runaka, akabategeka nanjye nkizwe ejo bundi nzane nka pasiteri runaka, ukazamuka uzi ngo niyo ntego, ariko wenda atari yo gahunda y'Imana, atari nayo ntego y'Imana. Tegereza rero, ukomere, ushikame, wihanganire ibintu biri kukugerageza. Nyuma y'iyi minsi mikeya Imana izakugarukaho ifite imbabazi nyinshi. Ndagushimiye cyane, ndakubwira yuko iminsi yose wagiye ukurikirana ibyigisho byo kuri Kebuka Iburyo TV, uzagenda usangamo ikintu kimwe gibihuriyeho. Ni ukukwibutsa yuko iminsi urimo izahinduka, igihe urimo kizahinduka, imbaraga ufite zishobora kuziyongera cyangwa zikagabanuka, kugira ngo ubashe kumenya yuko uri ku isi kandi uri umukristo, ni uko uzabasha kwitwara nk'igihe urimo. Kandi uko Imana izakugira uzabe kuzabana nayo, kandi uko Imana izakugirira neza uzaba ari zo mbaraga uzagenderamo. Kuko hari igihe Imana ikugira neza ikaguha imbaraga, wowe ugahita ushobora kongeraho n'izindi. Bajya bavuga ngo umuntu hari igihe ngatwara icumu ry'umwami nawe akishyira nk'akeregeshwa. Bene abantu benshi bazita udukeregeshwa biyongereraho. No kuba nawe kandi uri mu bibazo uyu munsi, si uko ari we wacumuye, si nuko ari wowe utazi gukora, nuko igihe cyawe kitari cyagera gute, kitari cyagera. Komera rero, shikama, rwana, hangana, kandi ubushobozi bwose abantu bafite Imana niyo ibugena. Kuko niyo wakirwanirira ukigezaho hehe, niyo wagambanya abantu, ubugambanyi bwawe busa nkaho bukoze, ariko nyuma gatoya biraguhinduka. Kenshi na kenshi hari igihe umuntu ajya ahari akabwira abandi bantu ati njyewe narize mfite ubushobozi n'ubwenge, ariko akamubwira ibyo byose ufite n'Imana yabiguhaye, kandi hari abandi bapfuye babifite bitagize n'ikintu bimarira. Njye ngira ubwoba, hari umuntu nteye ubwoba yararangije kaminuza, yarize ubuzima bubi, yiga gesiterina kandi yaratsinze intambara yo kora na minerivare n'amakaye ibibazo. Ikintu cyane yagenda kiganira n'ubwoba nuko arangije yagaradiwetinze atamaze n'ukwezi, ndetse kandi muri iyo minsi yarangiye dufite amakuru y'uko yabonye bari kumurambagiza nk'umukozi ariko arapfa. Nese ngira ubwo n'abana ariko ubundi kuki Imana yazitumye astragoringa bingana gutya, yarangiza nazabone n'inyungu z'ibyo yarwaniye. Nza gusanga iyi Imana igena byose ari nayo izi neza iherezo ry'umurenge rizagera. Ni nayo mpamvu ukwiye kwitwara mu gihe urimo, ukitwara muri icyo gihe kandi ukamenya ko ari igihe Imana igutije. Uyu munsi ndahanga ndi kukubwira ijambo ry'Imana, nawe uhari uri nko kuryumva, ndetse kandi ndahanga mvuga gutya, ari igihe wenda ejo wanakumva itangazo rivuga ngo umugisha muze tujye kumushyingura. None se ubusi naraye nkubwira ijambo ry'Imana kandi nabonaga mfite nk'iminsi bigaragara ndacyari mutoya, ariko birashoboka yuko nanata impinda se koze nta gihe na kimwe umuntu abamo yumva yuko yagifashe. Nta muntu ufata igihe, kuko baravuga ngo n'ukurura ubambise ntakurura, kubera yuko byanze bikunze
iyi si yo ibiri kukureba, ibiri no kukubarira, ndetse hari umwanya avuga ngo nimba itaragukaranga ngiri kugushakira ibirungo, nimara kubigwiza uzajya kumva umvira gukaranze, we nta no isi yagukaranga ku ipanu, izashaka igitagajyo kimwe cya kimene cy'urujyo igushyire igukarange abantu bakuyoberwa. Hari igihe iminsi mibi kugeraho umuntu ajya abona wambara neza ukaberwa, ajya abona ukomeye, agahita abona yuko utanabayeho. Niyo mpamvu mukwiye kuvuga ngo igihe ndimo Imana ibayidije, reka ntege buri kindi gihe kizaza. Akamubwire nubaho mu bibazo ujye utegura yuko mu minsi y'imwe ugiye kuzajya mu byishimo. Nuba uri mu byishimo ujye witegura nk'umuntu nanone kandi ugiye kujya mu bibazo, kuko ibi bibazo by'iyi si tubona nta mupaka bifite, nta n'umuntu n'umwe bitazagera. Niyo waba uzi kuri ahantu handi harinzwe, niyo waba uzi kuri ahantu uzi ko ikintu cyose ukeneye ukibona, mubwize ukuri iyi si irizengurutse ikakuzengurukaho ukayabona kandi nawe buto yabigezeho nawe ikagukanda. Niyo mpamvu mubwira ngo umukristo, ndetse si n'umukristo gusa, nawe muntu wese menya neza yuko niwihangana uzagera ku ntsinzi, kandi mu kwihangana kwawe uzagerageze kwihangana ukora ibyiza, uzagerageze kwihangana ubana n'abana amahoro, uzagerageze mu kwihangana kwawe ubinyangamugayo, uzagerageze mu kwihangana kwawe wimenya. Kwimenya ijambo riha agaciro, numara kwisobanukirwa uzabasha kugenda neza. Dushimiye Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi, Imana izi neza buri muntu wese imyicaye n'imihagurukire, yuko ariyo yonyine izi neza yuko izatugira neza. Hano kuri Kebuka Iburyo TV dufite byinshi twakwifuza kubagezaho, ndetse turi no gutegura kubagezaho, ariko nta kintu na kimwe tutegura kubagezaho kitari gifasha umuntu w'umunyarwanda cyangwa se n'undi munyamahanga wumva ikinyarwanda kumubwira yuko n'impamvu iyi cano yitwa Kebuka Iburyo. Mu cyigisho cya mbere nashyizeho nasobanuriye abantu yuko ari umuhamagaro Imana yampamagaye wo kugira ngo mbwire abantu bayo bakebuke bave mu bintu barimo, cyane cyane abari mu bintu bibi. Ariko hari n'abibwira ko bari mu bintu byiza nabyo baramaze kubitoba, nabo bakebuke. Impamvu ari ugukebuka iburyo, mujye wibuka neza yuko Yesu najya gurobanura intama n'ihene, intama nizo zizajya iburyo, ihene zo zizajya ibumoso. Ubu wese wumva impamvu gahunda ari ugukebuka iburyo, ukuboko kw'iburyo kw'Imana niko kuyitegekera, kandi imbaraga zayo zikorera mu kuboko kw'iburyo kwayo. Ndetse n'ikindi ujye wibuka yuko cyagiye ba Petero basubiye kuba bumva isi yabakaranze, Yesu asanga nta fi babonye, yababwiye ngo nibafate urucundura rwabo barushyire iburyo. Nagira ngo utangarize iburyo niho amafi ari, ndetse utabasha no guterura. Iburyo hariyo akazi, iburyo hariyo ubuzima, iburyo hariyo kwizera, iburyo hariyo kwambara imbaraga n'ubushobozi, iburyo hariyo kubana n'Imana. Niyo mpamvu tukubwira ngo kebuka iburyo uba ari ureba, ibwo bumoso bubwihorera, kuko kenshi na kenshi ibumoso hari igihe uzahasanga bikurangaza, hari igihe uzahasanga ibikugomesha cyangwa se ibigutinza mu nzira. Rero dufite byinshi byo kuganira namwe, dufite byinshi turi gutegura, ndetse byiza cyane byo kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro. Niyo mpamvu iyi channel rero iriho, ni wowe yagiriyeho nawe kugira ngo ugire ikindi kintu gishyashya Imana itunyuzamo. Wenda bashobora kuba hari icyo baranumvise tukagisubiramo, ariko natwe turi hari kubwanyu, duhari kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Ni channel y'umurimo w'Imana, channel yo kubwiza ubutumwa bwiza, channel yo gusura abantu b'Imana, duhana ubuhamya, tumenya amakuru, ndetse turi no kubategurira ikiganiro kizaba kiba giciyeho hano. Nari ngiye kukibabwira ariko reka mbyihoreye, muzabibona. Tuzajya dushaka abantu tukaganira ku bijyanye n'umurimo w'Imana, tukareba ubunararibonye abandi bagiye bakoresha kugira babane n'Imana, tukanareba n'ise n'igiki muri ino si tugezemo, mu gihe tugezemo n'iki twakora tukarushaho kuba abantu b'Imana neza. Buriya kwiga no guhozaho, kandi umuswa wa mbere ni umuntu umenya ngo yarabimenye, kuko nge nta kintu ndamenya. Cyakoze ni icyo menya nzababwira, mutegereze n'ingiye ikintu menya nzababwira, ariko ndacyashaka kugira ikintu menya. Ningira icyo menya nzababwira, kandi umuhanga n'ushaka kugira ikintu amenya, naye n'umashaka kujya mu cyiciro cy'abantu bashaka kugira icyo bamenya. Kuri Kebuka Iburyo TV rero ntago duhari gusa kugira ngo abantu babone turi kuvuga gusa, turi gusenga Imana ngo iduteze imbere, tugire ubushobozi bundi bwo kuba natwe ubwacu uko dufasha abantu mu bijyanye n'iby'umwuka n'ubugingo,
ariko tuzabone n'ubushobozi bwo gufasha abantu mu bijyanye n'iby'uyu mubiri, kuko roho nzima mu mubiri muzima. Nta nubwo njye waza kumbwira ngo umuntu arashonje, tuhuye ashonje arakubwira ati ndashonje, kandi nawe uzi ibiryo mu rugo bifite, urabona ngo uramusengera waba umusengera se ubundi inzara cyangwa se wenda tuvuye ko tuse nk'aho tubishyize muri gahunda yo gusenga, ubundi umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ibiryo, ntabwo yirukanwa no gusenga, kuko umuntu wese ushonje aba akeneye ibiryo. Kumubwira ngo urasenga ngo Imana izamugira neza, cyakoze ubaye nta kintu ufite nawe wamumarira. Gusenga ko atakirimo Imana, umuntu agize icyo ansaba nanjye nta kintu mbona namumarira, gira icyo umarira nanjye nkimumara cyangwa se ukimumarira. Ariko ibibazo abantu benshi bari kugwiza kugira ururimi rwiza rwo kuvuga ko bakunda Imana banayikorera, ariko ukareba wenda umuntu wamuganyiye mu gihe yari ari mu by'ukuri uko yamufashe kagutera impungenge, se iyi Mana turi gukora ni iyi? Agira ngo ngutangarize turi mu masengesho ubu ngubu, turi kwifuza yuko Imana itugira neza tukabona ubushobozi, twe kujya tuvuga ibihembura ubugingo gusa. Hari n'abantu tuba tuzi neza yewe na duturanye cyangwa turi hafi yacu bafite ibibazo by'inzara, bafite ibibazo by'aho kuba, bafite ibibazo bya minerivare. Ko njye narize ndabizi neza, minerivare iyo wayibuze ku ishuri ubona baje gusohora abantu batishyuye, umutima wenda kugucamo ngo ugende. Ndabizi rero iyo bimeze gutyo nanjye ndabizi, kandi ntabwo ngewe uvugana namwe iminsi mfite nubwo n'imyaka isa nkaho ari mikeya, ariko intumbi z'ibigeragezo nasimbutse zinyemerera kugira icyo nabwira abandi bantu. Mfite experience y'umubabaro, mfite experience y'intambara, wenda tuzateguriye nanjye mbaho ubuhamya bwiza, mbabwire ukuntu Imana nanjye yangiriye neza. Ariko ikintu cya mbere cyihutirwa mba numva ntabwira umuntu ko kujya mu ijoro no mu isi atararya, kuko hano muri isi niho duharura inzira tugenda. Ntabwo rero wansobanurira uburyo Yesu yavuze ngo cyagiye nari nshonje mwarangaburiye. Abantu benshi ngo bazibaza ngo Yesu twakugaburiye ryari, ariko yarababwiye ngo igihe wabigiriraga usuzuguritse muri mwebwe n'ingihe wagiriraga. Imana idukomeze twaguririmba ngo iduhe n'ubushobozi, twe kujya tuvuga gutya gusa ngo abantu bakizwe bazajye mu ijuru babone amasezerano asubizwa, ahubwo Imana ijya iduha n'ubushobozi bwo gufasha abandi bantu kugira ahandi hantu bajya. Kuko nicaye nko mu rugo iwanjye nkatekereza ko hari umuntu duturanye uri kurya ku muceri nagabanyije ku wanjye, numva nakishima, kuko nimba nagiye kwiyiriza ubusa hakaba hari n'undi muntu wabwiriwe kandi batasenze, nubwo wenda abantu bafite ibibazo utabamenya bose ngo bafashe, ariko abo ubashije gufasha. Ibi ntabwo bivuze kugira ngo nigire mwiza, bivuze ko buri bikwiriye umukristo. Birakwiriye ko umukristo aba umunyu w'isi nk'uko Yesu yabidusabye, igihe cyose akaryohera abantu, igihe cyose akagira umumaro mu bantu, kandi ntawe byari by'izina gusa. Ni umukristo araririmba, arabwiriza, oya, abe wa mukristo ubasha kugira ikintu akora abandi bantu bakavuga ati koko ikintu agikora. Ijambo ry'Imana riteye ubwoba, hari igihe none abantu bakora ibintu ngo abantu babemere, kandi mu by'ukuri ntabwo bazabonera ingororano. Abana nubwo nyashyigikira iki kintu mu kihanganire, ntabwo nyashyigikira umuntu ujya gufasha umuntu akajyana itangazamakuru. Njyewe cyakoze wenda ikintu nshobora kuzana wenda kamera nkaza kugira ngo tukivuge, uri gushima ibyo Imana yakoze, naza nkagufasha kugira abantu bose babone bahemburwe n'uko Imana yakoze. Ariko naje kuguteza imbere, njye ntabwo nazana kamera. Ntimugire ngo naje kunenga gusa abandi bantu, hakuno najya nkubwira Bibiliya itubwira yuko ukuboko kw'iburyo gutanga ukw'ibumoso ntikubimenya. None wowe ungiriye neza uzanye kamera, abantu bose bose babibona. Njye ngira ubwoba nkibaza nti se mpaye nk'umubyeyi umuceri yenda n'ikiro kimwe cyangwa se n'agafuka, nkamushyira mu itangazamakuru, amashusho n'amafoto ntapfa gusibangana, ejo bundi akabyara umwana akaba nka minisita. Ese mu by'ukuri wa minisita ntazaterwa ipfunwe no kuzabona videwo ye nyina amuteruye bamuha ikiro cy'umuceri? Bizamutera ipfunwe nubwo wa muntu wabikoze we yarazi ko yakoze, ariko bizamutera ipfunwe. Niyo mpamvu abantu bakorera Imana tuba dukwiye kugira ibyo dukora bikaba mu ibanga. Ngo ugiye gusengera umurwayi ujyanye kamera, naho ikibazo cya mbere kiva, abantu benshi batagikunda gusenga, batakinakunda abakozi b'Imana wenda basa nk'aho bazwi cyane, kubera ko ibyo bakoze byose batabishyira ku karubanda. Kandi Bibiliya itubwira neza yuko
imirimo myinshi yacu iba itagaragara mu maso y'abantu, ahubwo iba iboneka mu maso y'Imana kandi itunganye. Niyo mpamvu nagira nkubwire rero ngo ihanganire umunsi urimo, ihanganire igihe urimo, ibibazo byose urimo, intambara zose urimo, kubabara kose urimo, Imana izakugirira neza kandi Imana izagutabara. Turi gusatira umusozo rero, nagira nkubwire iki kintu kimwe, turi gusatira umusozo. Iyo wiyibagiwe ushiduka witanze, iyo wiyibagiwe ushiduka witanze. Bajyaga baca umugani ngo igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, nibyo nashatse kuvuga. Iyo wiyibagiwe uri we, kwitanga ashatse kuba no nuko wishyira ku karubanda. Wibagiwe urwego urimo, bagiye kuri umukristo, ugiye guhamagawe n'Imana, nawe ugiye kurwanira, ugiye kugambana, ugiye gufata umwanya munini wo guhemuka, kandi uzi neza yuko uri umukozi w'Imana. Biradukwiriye rero abantu bacyambaye umwambaro w'urugamba, duhanga amaso mu ijuru, turebe kuri Kristo, turenge Imana Nyiringabo. Ese ko ndeba iminsi imbanye mibi ubu ngubu hakiyeho n'uruhero rw'imiti, iminsi nizakomera bizagenda gute? Nagira ngo nkubwire ngo hamwe no gusenga Imana, ujye ubwira Imana ikwihanganishe, iguha imbaraga uhangana n'ibihurimo, uzabinyuramo. Nyuma y'ibyo bihe byose, kwihangana, kubura abana, kubura urubyaro, kwihangana ugategeza, nawe uzabona umwana, nawe uzamera nk'abandi, ndetse wenda hari igihe uzanaruta abo ubona ko mwakameze kimwe. Buri ikibazo nakoreye n'uwo muti narawubonye, ntabwo nkibikora. Kera abantu benshi bajya basenga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo tugire neza, ngo Mana ya Eliya. Ariko intambara Eliya n'abantu bose barwanye, wowe uzigezemo wavuze induru wahana rukanza. Ahubwo Imana yanjye yampamagaye, Imana yawe yaguhamagaye, nirwanane nawe, nitsindane nawe, ubushobozi bwawe nibugaragare kuri wowe, n'imbaraga zawe nizigaragare kuri wowe, kuko ari Imana. Turabashimira rero kuko ufashe umwanya munini wo kumva iki cyigisho ndetse kivanzemo n'ikiganiro. Ariko twagira ngo tubabwire ngo inama n'impuguro tubahaye nuko kwihangana niko konyine kuzana amahirwe atuma ugera ku byo wasezeranijwe. Kwihangana uzagira kuzatuma abana bawe, umugore wawe, umugabo wawe, abantu babaturira no kwa runaka, cyakoze bari abantu barihangana kuko bakorera Imana. Ariko nimba ari wowe umuntu aza kureba kanyereza utuntu twose, gukora amanyanga y'ubwoko bwose, ndashaka gutangariza yuko nta gahunda ufitanye n'Imana. Kugira ngo utangarize yuko nta muntu ushobora kugenda mu nzira ebyiri icyarimwe. Ntabwo waca nawe icyarimwe ugendere, hitamo inzira imwe yo kubana n'Imana. Kandi kwihangana kwawe ikuzabe ko kugenda ubwira abantu ngo ngende narihanganye, ahubwo tegereza imirimo izivugire, kuko Imana ari ishobora byose. Turabashimiye rero kandi tubabwiye ngo muraba agaciro, muraba umumaro, komeze mukurikirane Kibuka TV, mudushyigikire mu buryo bwose mushoboye. Ahantu reka mbivuge neza, mudushyigikire mu buryo mushoboye. Ugize amahirwe wahakora kandi ukagira icyo ukora bikagira umumaro abandi. Mu muhamagaro wanjye sa nk'usoza nyine witinya, ariko mukunze gusenga. Reka dusenge, tubwire Imana itugirire neza, itwongerere imbaraga n'ubushobozi kugira ngo turusheho gukora neza ibyo dukora. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye imirimo n'ibitangazo dukorera, tugushimiye ko watwitayeho kurusha uko abantu batwitaho, tugushimiye urukundo dukunda kandi neza yawe iratugaragaraho, turagushimiye n'uhimbazwe. Dusengere rero umuntu wese wumvise iri jambo ryawe, akumva impuguro zirimo hano, akumva icyigisho kirimo, turamusengeye kugira ngo ubwiza bwawe bubonekeho, imbaraga zawe zigaragare kuri we, kandi mu izina rya Yesu Kristo umuhe gukomera no kwihanganira ibiharimo, kugira ngo arusheho Mwami kuzahabwa ingororano n'ibihembo wateguriye abantu bakwiringiye. Girira neza abagore, girira neza abagabo, girira neza abana batoya ndetse n'inkumi n'abasore n'abakecuru n'abasaza, bose abashe kubona imbaraga zo kwihangana, kugira ngo bazabe abanyehirwe bazatangira kwakira amasezerano yabo nyuma yuko bihanganiye bagerageza. Turagushimira rero kuko uri Imana nziza, uturinde imyuka mibi yose n'imbaraga z'abapfumu n'imbaraga z'abarozi, ahubwo ubwiza bwawe bubane natwe kuri Imana. Ndagushimira ko ubyumvise, icyubahiro n'ubutware kurimbirwa no gupfukamirwa n'ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Ndabashimiye rero bakunzi ba Kibuka TV, Imana ibiteho, ibagire neza, mudushyigikire, mukurikirane ibiganiro byacu, mubisangize inshuti zanyu, mubwire ngo hani kuri Kibuka TV, kandi gahunda ihari ni uko tubaha ibintu by'umwimerere kandi biziramo ibihuha, ndetse kandi biziramo
gufata amakuru adahari ngo tuyahashyire, ndetse n'umuntu tuzadutumira cyangwa twasuye ibyo azajya aba yababwiye nibyo tuzatubaha, dukurikije yuko Imana ariyo turi kwamamaza kandi ni nayo yonyine kudushyigikira. Imana ibaha umugisha, kandi turababwiye ngo igihe cyose turi kumwe kandi namwe duhari ku bwanyu. Murakoze, ibihe byiza, Imana ibishimiye.